hamye imbere yanyu n'imbere y'Uwiteka uri mu gihugu cyo mu ijuru. Shimiye Imana kuko yavuze ko n'ubundi izatugaburira ku manywa na nijoro tutazicwa n'inzara. N'Imana itabura guseruka, n'Imana yumva amasengero. Amena. Amena. Reka twagize urugendo muri kubona turi mu muhanda tugenda umuhanda w'itaka, umuhanda utameze neza. Twamenye ko hari umubyeyi ushonje ufite ikibazo rwose cy'inzara n'abana. Uyu munsi rero twifuje kugira ngo tumusure tumugereho kugira ngo tuzasangire Noheri ndetse tunasozanya umwaka neza. Nk'uko mubibona rero turi kwerekeza iyo atuye kugira ngo tuze kumugeraho tumuganirize. Hanyuma mu by'ukuri hari umuvandimwe wadutumye kuri we kugira ngo tugende tumenye uko ameze. Yaduhaye ubutumwa bwe muri buze kubona kandi tunamushimira cyane, nubwo atashatse kumenyekana ngo agaragare, ariko mu by'ukuri yamaze kubona ko nawe hari icyo yakora kugira ngo Imana ikomeze kumwibuka. Ahari urugo rwe turugezemo ni ahangaha muri mureba muze. Tabara TV turabashuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi twagize urugendo rw'umugisha. Hari umuvandimwe utashatse kwivuga amazina, utashatse kumenyekana, wadutumye kugira ngo uyu munsi asangire n'undi umubyeyi ubabaje, umubyeyi ufite utwana tubabaje utwo muri kureba, umubyeyi ufite abana 9. Imana yahaye umugisha w'abana, ariko kandi imibereho ni mikeya. Ariko mu by'ukuri uyu muvandimwe wacu amaze kumenya iby'uyu mubyeyi yifuje gusangira nawe umunsi mukuru wa Noheri. Uyu mubyeyi rero n'abana tubagezeho, reka tubasuhuze. Muraho? Yego. Amakuru yawe? Meza. Uyu munsi rero twaje kubasura. Njyewe nitwa Pasiteri Rukundo Mushime Ezekiel, nkorera kuri channel ya Tabara TV. Kandi uyu munsi urugendo twakoze ni urwo kugera mu rugo rwanyu. Hanyuma wowe mubyeyi witwa nguki? Nitwa Mwavita Justin. Mwavita uravuga cyane? Mwavita Justin. Mwavita Justin. Mwavita, uyu munsi tuje hano mu rugo rwawe kugira ngo mu by'ukuri tuganire nawe ku mibereho yawe ndetse n'imibereho y'abana bawe. Ni urugendo tutatworoheye kugira ngo tukugereho kuko nabonye imihanda y'inahangaha itameze neza, ariko turavuga ngo uko byagenda kose turakugeraho. Imana ishimwe rero ko tukugezeho. Mwavita, muri abarokore? Abarokore. Imana ishimwe. Musenga kwa kangahe? Senga ku cyumweru. Ku cyumweru ni itorero rya Pentecote. Hanyuma rero Mwavita, ndabona ufite abana bawe kuko ni 9 nkuko batubwiye. Ni 9 baruzuye, ariko umwe yagiye guca inshuro. Yagiye guca inshuro hehe? Agiye kubakira, gufatikanya n'abafundi kubaka. Ni umufundi? Ufite umwana akora ubuyede? Okay. None ko ndeba abana bose ufite bangana, bimeze biti? Nuko bavutse n'inkurikirane bagenda barushana umwaka. Nuko bavutse n'inkurikirane bagenda barushanya. Ikiyede niwe mukuru? Wagiye gukora ikiyede niwe mukuru, uyu n'umukurikira. Ko ndeba abandi bana batameze neza se, uyu mukobwa nkaba mbona kiyitaho nk'abakobwa? Akiyitaho nk'umukobwa kandi nuko nyine. Yego sha. Abandi ni ubuzima bubi nyine nk'ubwo bwose. Niyo mpamvu biba bimeze gutyo bireba. Ko nsanze nta dukweto bambaye se, ubusanzwe nta n'utwo bagira cyangwa n'ubundi bazitaye ni bimwe by'abana barazifite? Ntazo bafite, twari bafite twarashwanyaguritse nyine mbarekera aho ngaho bitewe n'ubuzima bwo kubura uko mbahahira no kubashakira nyine byose nkabona birangoye. Ubwo nkabireka gutyo nyine nkashaka icyo kugira ngo baramuke.
ya ndabona harimo n'abarwaye utuvunja kubera kutambara inkweto. Imana ibafashe, kandi ni ukuri abakunzi bacu badukurikirana hirya no hino ku isi yose, uyu mubyeyi nk'uko mureba arababaje, kandi nzi ko mubyeyi Imana usenga izakumvira ku manywa ndetse na nijoro. Ni ukuri igira neza, ntabwo idakora n'ubundi kuba bariho ni kubw'imbaraga zayo, kandi natwe tukagerageza kugira ngo tujye mu Mana neza, kugira ngo natwe ijye dukorera ibitangaza. Nibesheje waba abana atariyo ntibabaho. Ya ngo nibesheje haba abana atariyo ntabwo babaho. Imana iguha umugisha gutunga kwizera muri wowe. Ndibaza ise waba abana ntabwo agufasha ko mbona muri hano mwenyine, kandi aba bana bakaba bari mu buzima butoroshye. Ise wabo nyine ni umuntu Satani yakuruje akagozi, ntacyo abitayeho, ntacyo abafashaho. Nanjye niyo mpamvu nabagumyemo gutya kugira ngo mbafate gutya, ariko nta kintu abitaho, kuko isi Satani nyine yaramukuruye, Satani yaramutwaye. Twizera ko Imana ari izabimugarura, ni ugukomeza kumusengera Imana ikamugarura. Aba bana bakurikirana gute ko mbona wagira ngo ni impanga? Ubundi umukuru ni uwo musore, hagakurikiraho uyu mukobwa, ko mbitekereza, hagakurikiraho aho hirya uhagaze. Yego. Uko kameramani ari kugenda bakora, hagakurikiraho uriya bari kumwe uri uhagaze. Hanyuma aba bandi bane agakurikiraho uyu w'ikanzu. Yego. Uyu w'ikanzu agakurikirana n'uyu uri seriye. Yego. Uyu nawe agakurikiraho. Uyu nawe agakurikiraho. Imana yatanze umugisha kuri wowe, Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Hanyuma Mwavita, dushimye Imana ko tugeze mu rugo rwanyu, kandi Imana yakoze. Ndatekereza ushobora kuba warasenze amasengesho menshi, kugira ngo rwose Imana ikomeze kukurindana n'abana bawe. Ndatekereza rero Mwavita, urumva umeze ute ko tugiye kwinjira mu bihe bya Noheli? Ese wowe ubyiteguye kimwe n'abandi? Ubyiteguye gute? Ni gute wumva Noheli iri muri wowe? Nubwo bamwe tugiye kubwira abandi ko umwami Yesu yavutse, ntabwo aravuka kuri 25, yavutse kera. Ahubwo wowe witeguye gute? Urumva ufite uwuhe munezero mu rugo rwawe n'abana bawe? Munezero mfite no gushima Imana, kuko ikibarinze ikabibongera iminsi yo kubaho. Yego. Nubwo babonekamo abaho kurwara, ariko ndashima Imana ko nta wavuyemo. Aho rero no munezero mfite ko hagati yanjye n'abana, nimbona basimbukije bambukije, nabwo tuzarushaho gushima Imana. Ya Imana ishimwe. Nabonye hari akana karimo kabyimbye amatama cyane, ako kana kabaye iki? Cyagenze gute? Kana nanjye nakabonye gutyo, nyine nkora ubishoboka nk'umuntu, nyine nk'uko nagerageza, nyine mbibona bibonye gutyo, nk'uko byaje gutyo nanjye niko nabibona. Ntabwo ari bwaki? Ntago mbizi, narase ko ngenda ngerageza nyine mu gushaka. Nta bushobozi ufite bwo kujya kwa muganga muri make? Ntabwo. Ntabwo nabonye. Aka kana karababaje, ndabona kari kubyimba cyane, ariko reka twizere Imana ndetse n'abantu bayo ko Imana ishobora kugira icyo ikorera mu bantu, bakaba bagufasha kugira ngo uyu mwana avurwe. Bakunzi bacu rero, nk'uko mubibona, uyu mubyeyi nk'uko mubyiyumviye, afite ububabare ndetse n'abana be, kandi mu by'ukuri twizere ko aho muri hose ukwiye kuba wagira icyo ukora hagati aha ugihumeka umwuka w'abazima ukiri mu isi. Mwavita rero, ntago twaje gusa nk'uko twatangiye tuvuga ko hari umuvandimwe watwohereje kuza kukureba. Ntabwo yatwohereje ngo tuze imbokoboko, ahubwo uyu munsi yadutumye aduha ubutumwa kugira ngo tukuzanire, kandi ahari nubwo atashatse kugira ngo tumuvuge amazina naho aherereye mu gihugu arimo, ariko mu by'ukuri yadutumye kugira ngo tuze tukuzanire icyo kurya cy'umunsi mukuru. Dore turabura umunsi umwe, turabura amasaha makeya kugira ngo twinjire kuri Noheli, kandi koko nk'uko wabivuze wizeye Imana, mu by'ukuri Imana yabikoze. Dore yakuzaniye umuceri wo kurya, akuzanira umuceri w'akawunga, akuzanira ibirayi, akuzanira akadomoro k'ubuto,
aratubwira ngo tubigushyikirize, hanyuma nitumara kubigushyikiriza nawe ushima Imana. Ariko mu ruhande rwanjye mvuga ngo uwo muntu ni ukumusabira umugisha nk'uko ujya usenga Imana. Ubutumwa rero yaduhaye ni ubwo ngubwo ureba bagushyikirije. Urabivugaho iki Mwavita? Urumva wuzuye munezero ki? Mu by'ukuri mfukamye imbere yanyu n'imbere y'Uwiteka uri mu gihugu cyo mu ijuru, shimiye Imana kuko yavuze ko n'ubundi izatugaburira ku manywa na nijoro tutazicwa n'inzara. Ibyo mbishimiye Imana, yumve ko myishimiye, icyubahiro ni icyayo. Kandi musabiye umugisha utagabanyije, musabiye umugisha iburyo n'ibumoso, musabiye umugisha mu byo akora n'ibyo atunze byose. Imana ishimwe. Imana yaremye ijuru n'isi, imuhereza umugisha kandi mukubire 7 ka 70. Kandi namwe murakoze, Imana ibaho umugisha. Amena. Ndabizi ko aragukurikirana ahari, kandi natwe tumusabiye umugisha ku byo akoze. Bibiliya iravuga ngo ugurije umukene, Uwiteka nawe azamwitura ibihwanye n'ibyo yakoze. Rero ndatekereza Imana imuhe umugisha. Ubutumwa bwawe rero yaguhaye ni ubwo ngubwo, ugende uryoherwe n'abana bawe, ntimugurishe. Kandi umugabo naza akakubwira ngo tujye kugurisha, tugire gutya, ntumwemerere. Ndatekereza ubu butumwa buzakugeza no mu wundi munsi mukuru mwiza. Imana yabikoze, kandi reka tuyiringire. Muririmbyi yaravuze ngo dutegereze igitondo, izakora n'ibindi birenze ibi ngibi. Urumva rero uyu mwanya twasenga, ariko kandi ni ukuri nanjye nshimye Imana kubw'igitangaza Imana ikoze muri uyu muryango. Bakunzi bacu ba TV, batabara TV, ndashima Imana kubw'ibyo. Ako kana karimo karasinzira, mubatekere umuceri barye bahage, bumve ko Yesu agira neza. Hari indirimbo ivuga, simwavuze ko musenga, iyo Mana dusenga irakomeye. Yego, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Amena. Amena. Reka dusenge rero natwe dusubire iwacu. Nabonye urugendo rutoroshye, ariko kandi Imana yo mu ijuru iwacu tujya tuvuga ngo tuzamure ibiganza tuyihe icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Mana yacu turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza byawe ujya ukora. Baravuze ngo nta wakwiringiye uzikorera amaboko, nta wagukoreye uzakorwa n'isoni. Kandi ngo urubyaro rwe ntabwo ruzasabiriza. Nushimwe kubw'imirimo n'ibitangaza muri uru rugo, nushimwe kubw'uyu muryango, nushimwe Mwami kukomeje kubareberera. Ngaho rero komeza kubana nabo kandi ubagire neza, ubakorere ibyiza, ukomeze kubarinda uko abandi banezeza nabo banezeze. Ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu tubisabye, amen. Reka tubasabe mubyinjize, hanyuma natwe dumva turi gutaha dusubira iwacu. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Hamwe murakoze, Imana ibahe umugisha. Yego.